mvuge ku izina Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena. Mariya mubyeyi w'Imana n'uwacu, ubwiza bw'ijuru bugutemba ku mubiri buduteye ubwuzu. Iyi mibabaro n'agahinda turimo muri iki gihe duteye ubwira. Twishyize mu maboko yawe twizeye ko umutima wawe udukunda rwose, uzaduha ibyo tugusaba kandi ukatubera ubuhungiro bw'ibyago biduturuka impande zose. Ibyaha twakoze byadukururiye ibyago bitagira ingano, ariko tubirengaho tukaririmba dutangarira ubukire busumbye bw'ibindi biremwa Imana yaguhaye. Kuva igihe usamwe kugeza ku munsi yakujyanyeho mu ijuru, akakwambika ikamba ry'ubugabekazi w'ibyo yaremye. Soko itagira inenge y'ukwemera, uhira ubwenge bwacu mu mariba n'amahame y'urukundo rw'Imana. Rurabyo rwera nk'inyange rugahumura ubutungane, imitima yacu guhumura umubavu wo mu ijuru. Mubikira watsinze icyago n'urupfu, duha umutima wanga icyaha gihumanya roho, kikatugira abanzi b'Imana n'abagaragu ba Satani. Muhire wakunzwe n'Imana kare, umva isengesho ry'abayoboke bakwiyambaje kuri iyi saha, werekeze amaso yawe ku magara yacu. Ganza imitima y'abagiranabi, tsemba inzangano, uganze ingeso mbi mu bantu. Rinda ubusugi bw'urubyiruko, urengere kiliziya ntagatifu, abantu bose kumva no kumenya ko bava inda imwe. Izina ryawe rihabwa impundu mu ijuru. Umuseke w'izuba ry'amahoro usaga isi yose urasireho. Akira mubyeyi w'imico myiza isengesho dutuye twiyoroshya. Turasaba ko umunsi umwe wazaduha guteranira imbere y'inteko yawe mu ihirwe ry'iteka, tugasubira muri iyi ndirimbo isi yose idatuza kukuririmbira. Uri mwiza wese Mariya, uri ikuzo, uri ibyishimo, uri icyubahiro cy'umuryango wacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.